hari ukuntu ujya kubona ukabona abantu bakoze video y'amafoto ahoberana. N'urugero nk'iyi video muri kubona nabashyiriye muri screen, tura n'udufoto two hejuru mbere yuko atangira amafoto video by creating nari amafoto yo hejuru barangiza bakahita bagukorera video. Ibi ngibi akenshi bikunda gukoreshwa n'urugero nk'uyu nguyu yafashe ifoto ye akiri akana gato ayihuza n'iya boyfriend we bakiri abana, akoramo no video barimo barahoberana. Ibi ngibi nabonye akenshi bikunda gukoreshwa ku mafoto ya kera cyane, gusa nayo ariho aka kanya wayakoreshwa yahoberanya bitewe n'ikintu ushaka gukora. Ariko akenshi nabonye reba nk'uyu nguyu yafashe ifoto yiwe ku munsi wa mbere akijya ku ishuri bamufotoye ayihuza n'ifoto ye ya graduation day. Amafoto yombi naye no kuvuga ngo niwe uri kwihobera. Nabonye benshi rero bakunda kubikoresha nko ku bantu batigeze babona mu buzima, agafata nk'ifoto y'uwo muntu akayihuza n'iye ubu ngubu bikagaragara nkaho bari guhoberana, cyangwa se ugasanga ni nk'umubyeyi we yafashe akahita ahuza n'ifoto yiwe ukabona bari guhoberana kandi batarigeze bahura, batarigeze babonana. Nimba nawe rero ushaka kubimenya ukuntu babikoramo, ino video yabigufashamo. Mbere yuko dutangira, liking ino video, kanda subscribe aho hasi nimba utarakanda subscribe, umanuke muri comment umbwire ikindi kintu nakwigisha nze tukirebe muri video ikurikiraho. Nabonye muri comment abantu barakomeje kubinsaba ari benshi cyane, ndavuga ngo reka noneho mbakorere iyo video kugira ngo ibintu bigende neza. Biragusaba iki rero? Tugiye kubikorera muri telefone uyu munsi, ntago uyu munsi turi bukoreshe computer nk'ibyari bisanzwe, ariko no muri computer yawe wabikoreramo. Uko turi bubikore hano muri phone no muri computer niko wabikora. Biragusaba telefone yawe kubirimo data, connection data. Nurangiza biragusaba n'izi foto ebyiri zikropinze noneho zegeranye. N'urugero njyewe ntago nkeneye gukoresha ifoto zanjye kuko njyewe ntago munzi, kadukoresha ifoto z'abantu muzi bazwi bamamaye. N'urugero wenda Ish Kevin, reka tuze downloading ifoto ye noneho tuyihuze n'undi muhanzi wenda batarahura batanaziranye ndakeka. Dore tuze downloading ino foto ya Ish Kevin, already twamaze kuyidownloading. Niturangiza downloading nk'iyande wundi, hano nkoresheje ifoto z'abantu bari public figure, ariko wowe uzakoresha izawe nyine bitewe n'uwo muntu ushaka kumuhuza, nimba ari umubyeyi wawe, nimba ari inshuti yawe, nimba ari iki, ukahita uhuza ifoto zabo. Noneho tumuhuze, nanjye kumuhuza na Marina, banyereka ibintu nazi byari byo katurebe Butera Knowless. Izi nzira zose ndi gucamo ndimo ndashaka amafoto yo gukoresha, ariko wowe urayafite, uzi ifoto ushaka guhuza n'indi, ushaka guhoberanya n'indi. Si no guhoberana gusa, ushobora no kubikoresha ibindi, bagafatana akaboko bakagenda cyangwa bakicara bakaganira. Wowe ukora icyo ushaka ukoresheje zino AI zaje nabonye zigiye kuzadusaza. None iyo umaze kubona amafoto yawe yombi rero ushaka guhuza, icyo bitukurikizaho ni iki? Uhita ugafungura ino application ya InShoot kugira ngo tuyateranye nyine afatane, ujya kubikora wayahuje. Ariko wowe ubaramutse ufitemo na foto, nimba bayita photo guild cyangwa se CapCut, yari yose wakoresha ukayahuza bikagukundira, abari ukoresha. Ariko ngiye mu nyemerere dukoreshe InShoot. Nugera kuri InShoot rero uhita uzana kuri photo college, nurangiza ukore iyo bita grid. Nukoresha AI hasi, twebwe hano icyo dukeneye no kuzihuza gusa kugira ngo zijye ku ifoto imwe. Urabona zimaze kujya ku ifoto imwe, waragize ukaziresizing ukaziterekamo neza. Ariko murabona iyi foto twakoresheje byari ngombwa inugu zose zigaragara. Ubundi nk'ahangaha, ubundi inugu zose zigaragara nibyo biba ari byiza kugira ngo baze kubona uburyo ki baza kuza kumuhindukiza akamuhobera. Ubona n'inugu zahindukiye n'amaboko bayashyizeho. Ariko nk'ubu ngubu tumukase tukamucamo kabiri, hagiye bashobora kuza kubikora nabi kubera ko tuba tubahaye akazi kenshi ko kujya kongeraho inugu n'iki. Bibaye byiza rero wowe wajya ufata ifoto igaragaza umuntu wese n'inugu, nka kura kwa Knowless we arimo aragaragara n'urutugu rugaragara. Bibaye byiza rero ifoto zawe ugiye gushyiramo zaba zigaragara
n'inugu zikagaragara ituzuyemo nka kuriya koko kwiriya Ish Kevin yari yuzuyemo cyane. None iyo umaze kuzihuza rero ikintu dukurikizaho ni iki, ubu zihurije hamwe zibaye agafoto kamwe, wowe icyo ugiye gukora ni ukwituza hano kuri Google Chrome, warangiza ugasearchinga ino application ngiye kukubwira. Bibaye byiza wayitunga ari application muri telefone, cyangwa se waba udashaka kwizuriza telefone ukabikorera online, nabyo birakunda nkuko ngiye gukora. Uraza ugasaka iyo bita Pixverse bifatanye gutyo, ukahita usiga space ukandika AI. Muri no minsi tumaze iminsi twiga ku bintu by'ama AI, bitewe nuko ari byo mumbaza cyane, ariko ndashaka no kubigisha ku bijyanye na YouTube, mugatangira gukorera amafaranga ya YouTube, kuko YouTube mu Rwanda yashyizemo amafaranga menshi. Bahita bakuzanira akantu kameze gutya rero. Hano ushyiramo account. Ngewe kuko nari maze gukoreraho video nyinshi, account already namaze kuyishyiramo, ariko wowe baragusaba gushyiramo phone number cyangwa se email. Icyakubera cyiza ushyiramo email. Noneho hano hirya ushobora kwandika amagambo wanditse bakayagukoreramo video. Hano ni kuri home yaho, ni gutya iza ibimeze. Gusa hari website nyinshi zikora zihuza amafoto, ushobora kubona njye nabikoreye muri ngiyi, hari undi wabikoreye mu yindi, ariko byose formula yuko bikorwamo ni imwe. Hano hita ukora iki rero, hita ukanda kuri aka kantu kameze nk'ifoto, bakakujya kugusaba ifoto yawe, ukahita uza ugashyiramo ya yindi zo wegeranye, izo wangiranyije. Noneho hano ho kwandika, hita wandikamo ngo make them hug together. Aho baha commande y'icyo ushaka, make them hug together. Noneho ushatse wanatanga commande y'uko ushaka ko izo foto bazicaranye, cyangwa se ugatanga commande y'uko ushaka ko izo foto ziba ziri kuganira. Ariko kuko mwe mwansabye zo guhoberana, uraza wandike make them hug together. Nurangiza uhita ukanda kuri kano ko creating ako hirya, kahite gatangira ka loading ga creating ifoto yacu kayihuze niri. Hano hacamo akanya katari gatoya, kuko baba barimo barageneratinga commande watanze hariya. Baba bari kureba iriya foto yo ku ruhande, bakareba n'indi, noneho barangiza bakarebaho ikibura, bakabona nimba ari amaboko ari kubura bakayashyiraho. Nk'iriya twashyizeho idafite inugu, iyo iraza kubagora, bakagenda bagashyiraho inugu. Nimba umwe ari imbere y'undi, bakamuhindukiza akagaruka inyuma, akaza akamuhobera. Noneho rero mu gihe video yacu kiri kwikora, reka mbanze mbabwire mushaka ukuntu mu creating YouTube channel. Abantu mudafite ikintu cyo gukora, mushaka ukuntu mu creating ka YouTube channel. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu wakikorera muri telefone yawe, ni ibintu bitagusaba amafaranga. Umva n'abatabizi mumbwire mbere kuko mu creating YouTube channel mutangire mukorere amafaranga, kubera ko YouTube yari yarakuyeho ibintu byo kwamamariza ku ma video mu Rwanda. Bahimbaga ku bijyanye na views gusa, ariko none babigaruye ibintu byo kujya bamamariza kuri video zo mu Rwanda. Amafaranga agiye gutangira kuboneka ku ba YouTuber, abantu bakora video zo kuri YouTube. Nguko nanjye mba nayikoze biri bunginjirize, sinababeshya. Rero mwanjye abantu banjye, nimba rwose udafite akazi, udafite akantu ukora, aho kugira ngo uzajye upfusha umwanya wawe ubusa ukoresha telefone yawe mu bindi, washaka ka YouTube none ugatangira ugakora. Ababishaka mumbwire mbereke step bacamo, inzira urugendo ruzagufata, ariko nawe ayo mafaranga ukazayakoreraho. Rero urabona video yacu bamaze kuyikora, icyo ukora uhita uyikandaho, wamara kuyikanda ukayiplaying. Urabona Ish Kevin bahise bamuhindukiza, araza ahobera Knowless. Urabona Knowless nawe bahise bamuha amaboko, bamuhisaha ku kuboko, bamuhereza iki. Ish Kevin nawe igituta cye cyagumye kigumaho mpaka kugera inyuma. Urabona koko utitegereje neza wabona ari nka video, wabona ari nkaho babahuje. Wowe icyo uhita ukora rero, uhita uyidownloading, uyikoraho nanone, warangiza ukahita ukora kuri download, ukayidownloadinga ikajya muri phone yawe, ukayikoresha ibyo ushaka. Nizere ko ino video igufashije rero, igize icyo kwigisha, igize ubumenyi igusigira, itagupfiriye ubusa. Nimba hari ikintu ino video igufashije, manuka muri comment utume nanjye mbimenya, kuko binera imbaraga nanjye ngakora mvuga ko ibintu ndi gukora hari abantu bifitiye umumaro. Rero wowe ugejeje kuri uyu munota ureba ino video, ukaba nta kazi ufite, ukaba utaratangira gukorera ku mafaranga, warashoje kwiga n'ibindi, wajya muri comment
ukambwira nkaza nkakwereka imishinga wakora mu Rwanda ku mafaranga makeya cyangwa se nta n'igishoro ukoresheje telefone yawe. Agashinga ka mbere nakubwire ni aka YouTube. Nimba utazi uburyo ikoramo, umanuke muri comment bimbwire nze nkwereke uburyo YouTube ikoramo, ariko nawe utangire witeze imbere. Ni imishinga myinshi wakora ukoresheje iyo telefone yawe kandi ugatangira kubona amafaranga yawe bwite udapfushije umwanya wawe ubusa. Njyewe nk'abantu banjye nkunda rero mba nshaka kugira ngo mbigishe, mbahugure, nanabamenyeshe. Ubundi icyo nicyo gisobanuro cy'umuntu ukora ikintu kiri profession. No kwigisha abantu, yamara kubigisha akabahugura, yamara kubahugura akanabamenyesha. Mbaze kubigisha rero reka mbahugure nanabamenyeshe uburyo cy'ibintu bikorwamo. Abashaka rero kumenya cyangwa se murambwira muri comment icyo mushaka, aba aricyo nzaza mbakorere muri video ikurikiraho. Kuri babandi rero mushaka kunsanga muri groupe nigishirizamo, kuko mfite abanyeshuri banjye nigisha kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira kuri 0722839331. Kwinjira muri groupe ni inote y'igihumbi yonyine, nkahita nkushyira muri groupe tukajya tubana buri munsi. Thank you so much.